Nshuti bakunzi bacu nanone twongeye kugaruka tubifuriza amahoro y'Uwiteka, ngaho Uwiteka abane namwe kandi abahire. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro kivuga uburyo ki wakoresha amakara akavura uburozi bwariwe. Amakara amenyerewe henshi kandi kenshi akoreshwa mu buryo bw'ubuvuzi. Ni ingenzi rero, amakara ntakwiye gutekeshwa gusa, ahubwo amakara burya ni n'umuti. Mbere y'uko tugera kuko ashobora kuvura uburozi bwariwe ku muntu, reka tubanze tubagezeho urunyuranyurane rw'ubushakashatsi bwagiye bukorwa ku makara, hanyuma n'ibyagiye bivamo bigaragajwe n'abashimisite cyangwa siyanse muri rusange. Wenda dutangiye nk'uwitwa Bertrand, ni umufaransa waminuje mu by'ubutabire, yakoze ku buryo bwa gihanga ubushakashatsi bwa mbere ku byerekeranye n'amakara mu 1813. Yatanze umugabo ku bushakashatsi bwe, arangije amira miligrama 5 cyangwa akayiko k'icyayi kuzuye uburozi bwica. Aribyo ubwo burozi yariye bwari mu bwoko bwitwa arsenic trioxide, buruta inshuro 150 ubushobozi kuba bwakwica umuntu. Nuko burikubye cyane ku buryo bushobora kwica umuntu mu buryo bukarishye kandi vuba vuba. Yabuvanze rero n'ifu y'amakara, ariko ifu yari nyinshi y'amakara, arangije aranywa, akomeza kubaho nta ngaruka z'uburwayi agize. Uwo yari umushakashatsi waminuze mu bya shimi, yari agira ngo yerekane ubushobozi bw'amakara mu kuvura uburozi bunywewe. Rero amira miligrama 5 bw'uburozi bwabasha kwica umuntu rwose mu gihe cya vuba cyane, inshuro 150 ugereranyije n'uburozi bwakwica umuntu. Ariko ngo yabunywanye n'amakara menshi cyane, donc yarafashe avanga mu makara, ikinyobwa cy'amakara aranywa, arangije akomeza kubaho nta burwayi, nta kibazo kindi agize. Aha ni ukwerekana ko umuntu bishobora kuba yanyweye aside muri ako kanya, ashobora kuba umwana yahuye n'icupa ry'umuti w'inyanya, akagotomera ariko mu buryo utari uzi ko yabinyweye, cyangwa se n'impanuka yabayeho, uwo muntu ukamuha amakara biramufasha cyane. Undi mushakashatsi mu 1830, umuntu w'inzobere mu by'imiti yitwaga Toer, yakoze irindi gerageza rimeze nk'iryo imbere y'inteko y'abashakashatsi ku miti y'Ubufaransa. Yamize miligrama 1 y'uburozi bwitwa strychnine, abuvanze na miligrama 15 z'amakara aseye neza kandi anoze. Nawe yakomeje kubaho nta ngaruka z'uburwayi zimubayeho. Aba ni abashakashatsi bagendaga berekana yuko amakara koko afite imbaraga mu byerekeranye no gukura ibinyabutabire bidasanzwe mu mubiri. Hepfo hari undi mushakashatsi kandi nawe wakoze ibisa nk'ibyo ku byerekeranye n'amakara. Amakara yakoreshejwe mu gihe cy'imyaka myinshi mu kurogora uburozi bumizwe mu kanwa. Mu igeragezwa ryakorewe ku mbwa n'imbeba, igipimo cya 5 cy'ikinini gikozwe mu makara cyagaragaje rwose ko kibasha kuvura cyane kurusha ibinini byinshi bya aspirine n'ibindi. Rero ngayo nguko amakara ni ingenzi mu buryo butangaje. Ubundi bushakashatsi bwakozwe ku birebana bwakorewe ku biremwa muntu, bukozwe n'uwitwa Levi na Tsuchiya, bwagaragaje ko miligrama 50 z'amakara
yakusanyijwe yatunganyijwe ariko binyuze mu nzira za gihanga, agatunganywa neza, afite ububasha bukomeye cyane, ndetse akaba yarusha ubushobozi iyindi miti inyuranye harimo na za aspirine n'ibindi. Ashobora ndetse kuburizamo uburozi bwazo mu gihe zaba ziri bugire ingaruka, zigize ingaruka ku muntu, yazinazikura mu mubiri. Kandi byagaragaye ko amakara ubwo ari ingenzi cyane mu kurogora ubwoko bw'amazi bwinshi mu kuvura. Ubwo ni ukuvuga ngo ni amazi yanduye yabaye ibirohwa cyangwa arimo imyanda ikomeye, arayarogora rwose amazi akaba mazima, akayayungurura muri makeya mu kinyarwanda cyiza. Azwiho mu kuvura indwara z'inzoka, abariwe n'imbori z'udukoko, amarozi yo mu byo kurya n'ibindi n'ibindi. Rero amakara ni ingenzi cyane. Irindi tsinda ry'abahanga mu bushakashatsi baturutse muri kaminuza ya leta ya Michigan berekanye ko bamenyesheje inama y'ishyirahamwe ry'ibigo ryo muri Amerika ko bari bakoze ibintu bikubye kabiri igipimo cy'ifatizo mu gukura ubwoko bw'umuti wica udukoko mu nda z'ihene, z'intama, mu gihe bazihaye uwo muti nyine, ariko bakaza nyuma kuziha amakara. Ngo muri makeya hari igihe abantu batera imiti y'udukoko twica imiti yica udukoko mu myaka, nyuma amatungo nayo akaza kurya iyo miti ku myaka. Rero bazihaye amakara rwose, basanga ko iyo miti bari bakoze yari ikoze mu makara, hanyuma iburizamo ya miti ya mbere izo hene zabaga zariye mu myaka cyangwa se mu byatsi. Uwundi we yitwa Dr. Cook, we yavumbuye ko uwundi muti wica udukoko witwa Dieldrine ushobora gukurwa mu maraso hifashishijwe amakara rwose, amakara akawuvana mu maraso. Yafashe ibintu donko yawuhaye, yakoze ubushakashatsi mu byerekeranye n'uwo muti, mbese uyu muti wabasha kuva mu mubiri mu gihe waba wagezemo, asanga amakara awukuramo mu buryo bworoshye cyane. Amakara basanze kandi afite ubushobozi bwinshi, bwo ni abashakashatsi nyine, akora nk'igikura ubwandu mu mubiri, yiyomeka ku bigize imiti yica udukoko mu mibiri y'inyamaswa, hanyuma akayisora hanze. Mu igerageza ryakozwe n'uwitwa Cook na Wilson, yafashe inka aziha uburozi bwitwa Dieldrine. Bafashe imiti uburozi bwitwa Dieldrine babuha inka, 1/2 cy'iryo shyo, ubwo ni inka nyine, zihabwa ako kanya umuti w'amakara, hanyuma izindi ntizawuhabwa. Izaje kuwuhabwa zaje binyuze mu mase, zasohoye 22% bya wa muti bazihaye, naho izindi zitagize amakara zihabwa zasohoye 2% konyine. Urumva ko amakara afite ubushobozi mu gusora imyanda ndetse y'uburozi iba mu mibiri y'amatungo ndetse n'abantu muri rusange. Dr. Cook yatanze igitekerezo cy'uko wagira ngo amakara ajye aba mu byo kurya by'inka cyangwa se kuyayiha mu mazi, byatuma abanywi b'amata bagira ikibazo gitoya cyane ugereranyije n'icyo bagize banyweye amata yandi asanzwe, kandi bakayanywa ku rugero runaka ndetse rwinshi. Ngayo nguko rero aborozi namwe, ngayo nguko ni ahanyu. Bibutse yuko aborozi bagira amakara rwose bajya bashyiramo agafu mu mazi, biremera, nta kibazo, inka iranayanywa, cyangwa se bagashyiramo umunyu wa gikukuru. Ibyo byose ni ibintu bishobora gusora imyanda ndetse n'uburozi mu mibiri. Hanyuma izo nka amata yazo yaba afite akaga gatoya. Tugeze rero ku muti nyirizina, ko twabonye ko umuti amakara burya ashobora no gusora uburozi mu muntu. Hari formule, hari uburyo ushobora kubigenza, hanyuma
amakara akagufasha. Wabigenza ute? Mu gihe hari umuntu wariye uburozi, ashobora kunywa imvange y'ibiyiko by'amakara, agashyiramo nk'ibiyiko 2 wenda mu makara, mu kirahure cy'amazi, hanyuma nyuma y'iminota 3 akaruka. Niba atarutse yanakirutsa, hashize iminota 3 ayanyweye nyine, ashobora kutaruka wenda bitewe n'uburozi y'ubwoko bw'uburozi yariye, niba ari ubwa acide, arikare, kerosene cyangwa n'ibindi. Ariko nyuma y'iminota 3 ukamurutsa, icyo kinyobwa cy'amakara cyo akongera akakinywa akaruka, akongera akanywa ubwa 3 akaruka, cyangwa akageza n'ubwa 4 aruka. Ariko mbibutse ko hagati yo kunywa no kuruka hagomba gucamo iminota 3, ikinyobwa kikiri mu nda nyine akabona kuruka nyuma y'iyo minota. Hanyuma ikindi kinyobwa akagihabwa, ubwo ni ibiyiko 2 by'amakara ugashyira mu gikombe cy'amazi cya itasi nini. Ikindi kinyobwa cy'amakara akongera akagihabwa, noneho cyo ntakiruke ahubwo akakireka kigatembera mu gifu no mu mara. Ayo makara ya nyuma abanyweye ntayaruke, aba agamije ko ajya kuvana uburozi bwamaze kuva mu gifu, bwarenze hirya mu mara, bwageze kure, hanyuma akabukusanya nabwo akaza kubusora hanze. Mbibutsa yuko ubu burozi turi kuvuga hano buba bwariwe, ntabwo ni ubwoko bw'uburozi umwana ashobora kurya, amaside se, n'abarwayi bishwe n'inzoga, yishwe n'inzoga nyine, inzoga yazinyweye zigeraho zimucurika ubwenge, uburozi bwamubanye bwinshi mu maraso. N'abanyweye ibintu byangiza umubiri babizi cyangwa batabizi, n'abanyweye amakiyoda, ba bandi bafashwe bagiye kwiyahura, n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose bishobora gusorwa mu mubiri n'amakara. Amakara afite ubushobozi bwo gusohora ibintu byinshi mu mubiri, memu n'uburozi buriwe, ariko ukabimenya ako kanya. Mbibutse yuko atari ibintu bigomba kuba bimaze igihe kirekire, ahubwo ni ibintu bigomba kuba bibaye uwo mwanya, hanyuma abantu bagahita bifashisha ikinyobwa cy'amakara, ndetse nyuma yo kugikoresha gutyo, ngo ni ubutabazi bw'ibanze, yarangiza akajya kwa muganga bakamuha ubundi butabazi. Rero ngayo nguko, ngaho Imana ibafashe. Murumva ko nta kitatugiriye ngo iduhe ibyiza, kandi koko tumaze kubibona binyuze mu biganiro tugenda tugirana, ibiganiro byiza, kandi tumaze kubibona ko Imana yagiye itanga byinshi kugira ngo umuntu afashwe. Muri wari uzi ko yacu uyu munsi, reka tubagezeho ijuru rito. Ijuru rito rwose. Mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 29 handitse umurongo mwiza ngo, kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Aha bari ku cyerekeranye n'ukuntu umuntu agomba gukunda umubiri we. Hanyuma urubyaro rwabo ruzamenyekana mu mahanga, n'abana babo bazamenywa mu moko, n'abazabakomokaho bose, n'abazababona bose bazemera ko ari urubyaro Uwiteka yahaye umugisha. Aha tuje ku muryango rero. Mu muryango umwe agomba gukunda mugenzi we nk'uko Kristo akunda itorero, kandi ikiranga umuryango mwiza, ubakomotseho wese, abantu bose bamenya ko ari urubyaro Uwiteka yahaye umugisha. Urugo rurimo umugabo n'umugore bujuje ibyangombwa ni rwiza cyane. Umugabo n'umugore ariko bose bakaba bujuje ibyangombwa. Ari icyo kuzuza ibyangombwa ni iki? Ni ukugira ubwenge, ni ukumenya gutunganya, ni ukugira ubuhanga, ni ukugira gahunda, ni ukugira ubumenyi ngengamikorere nzima y'umuryango, no kumenya kwibeshaho. Ibyo nibyo biranga umuryango mwiza. Burya uhita uhinduka ijuru ritoya. Rero nibyo mwumva ngo ni ijuru ritoya. Burya harimo abantu bafite ijuru ritoya begereje kuzabona ijuru nyaryo, ni ijuru nyine no mu isi nshya, ariko bari bibereho mu munezero bakiri hano mu isi, nubwo ibibagoye n'ibigora abandi bihari, ariko byibura akagira umutuzo ho hatoya. Dore zimwe mu ngingo ziranga abashyingiranye neza.
bashyingiranye bafite icyerekezo kimwe, bagambiriye kumvikana, bagambiriye kudashakanaho inyungu, basangira umuruho, bafatanya icyiza, batunganyiriza ababazengurutse. Ntabwo ari abantu bashaka, ahubwo ababazengurutse bumva ko ari inyungu zabo, babagirira neza, barabatunganyiriza. Dore rero umugabo w'igikundiro arangwa n'iki? Abona ko umugore we banganya agaciro, akamufata nk'inshuti ye bafatanyije kurwubaka. Uwo mugabo abona ko hari ubushobozi umugore we amurusha. Uwo mugabo kandi azi ko umugore we ari ikiremwa gikingirwa. Gikingirwa ni ukuvuga ngo amurusha ubushobozi, amwiteho. Uwo mugabo kandi agomba kuba azi ko umugore we agomba gukundwa kazwa. None se umugore we akwiye kuba ameze ati? Umugore agomba kumenya ko ari umufasha w'umugabo, akarangwa n'impuhwe, akagira imigambi isobanutse, akaba umunyabuntu. Uwo ni umugore, agatanga inama z'agaciro ku mugabo we. Ariko rero icyakora biraruhije gukunda umeze utya. Icyakora biraruhije gukunda uhora yiyitayeho gusa, utanga amategeko y'amananiza, uhora yiheza mu bikureba, ugutererana akagusigira inshingano wenyine. Ibyo biragoye cyane. Ese twebwe ntitukwiye kuba abataruhije muri ubu buzima? Reka twe kuba abahora biyitayeho gusa, abatanga amategeko y'amananiza, abahora biheza mu bireba abandi, cyangwa abatererana abandi bakabatana inshingano. Reka tube ku barwubatse, baba abagabo n'abagore beza, ndetse ku batararwubaka, bafate mezire nziza zazabashoboza kubaka urugo ruzima rushingiye ku Mana. Hanyuma umwe afate mugenzi we nk'umubiri we, hanyuma urubyaro ruzava aho ngaho. Sasa abantu bose bazajya bavuga ati dore urubyaro Uwiteka yahaye umugisha. Amen. Reka tubisabirane twese rero mu izina rya Yesu.